Bakunzi b'Ikamba Rwanda Nisho, ikaze mu kiganiro Urinde Mubyeyi. Mbanje gushimira abakunzi bacu mwatwandikiye mudusaba kwivuga mu mazina bwite. Izina ryanjye bwite ni Marie Louise Muhongerwa, izina ry'umugisha ni Mama Koko. Uri Mama Koko mubyeyi? Uyu munsi turi kuganira n'ababyeyi, turi kuganira ku mpande zacu twembi, namwe ubwanyu mudukurikiranye ku Ikamba Rwanda Nisho. Ese umubyeyi azaba mama gute? Ese umubyeyi w'ukuri papa azaba ameze ate? Ese umwana wizihiye u Rwanda azaba ameze ate? Ese umwana wo mu gihugu cy'u Rwanda ni ubuhe burere tumushakaho? Ni ubuhe burere mboneragihugu? Ni ubuhe burere mbonerarugo, mboneramuryango? Twese twarushaho kwishima. Murakoze cyane. Mu kiganiro Urinde Mubyeyi, uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira n'ababyeyi. Twasuye abana, mwarabibonye mu muhanda, twasangiye nabo, turifuza ko bajya mu ngo, turifuza ko bajya mu muryango, ndetse n'abagerageje kujya ku ishuri twari twagiye kubasura dusanga bari mu isuzuma bumenyi, ntitwabasha gukora ikiganiro, ariko ubutaha tuzabaha ikiganiro abo bana bari mu ishuri, abo bana barimo kwiga. Ntabwo nakiharira ijambo rero, ndi kumwe n'umubyeyi mwiza hano, umubyeyi usa neza, umubyeyi w'umunyarwandakazi, umubyeyi udukunda, umubyeyi ukunda Ikamba Rwanda Nisho, umubyeyi ukunda abanyarwanda. Reka rero nawe tumuhe ikaze abibwire. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndabasuhuje. Amazina yanjye nitwa Niyomubyeyi Charlotte, ndi umumama w'abana babiri, nanjye ndi umubyeyi murabibona, kandi nk'abandi n'umukinnyi wa filime, nkinira kuri channel yitwa Victory Empire. Mboneka muri filime yitwa Musegutose, nkaboneka muri filime yitwa Mutima Mutindi, nkaboneka muri filime yitwa Imboni y'Ikinyoma, n'izindi turimo kugenda dutegura. Rero nanjye ndaha nk'umutumirwa kugira ngo twungurane ibitekerezo ku muryango nyarwanda. Murakoze cyane. Urakoze cyane Charlotte. Yego. Charlotte, izina ryawe ni ryiza, ni Niyomubyeyi. Niyomubyeyi koko. Yego. Charlotte, niba atari ukurengera, abana bawe bangana gute? Umwana wanjye mukuru afite imyaka 11. Ubu muri uyu mwaka azakora icya leta. Urumva ko maze kuba umubyeyi ukuze. Charlotte, ikiganiro Urinde Mubyeyi, dushaka kumenya ese ni ikihe kibazo twahuye nacyo gituma tubona abana mu muhanda? Ni ikihe kibazo gituma abana batacyumva ababyeyi? Ni ikihe kibazo gituma abana b'u Rwanda batagihuza umuco nyarwanda nka kera? Murakoze cyane ku kibazo cyiza pe, kandi ni ikibazo buri muntu wese yakwibazaho, haba umubyeyi w'umupapa cyangwa umubyeyi w'umumama, bose bakakibazaho. Urambajije uti ni iyihe mbogamizi ituma abana baba benshi mu muhanda, bagata ingo zabo bakajya mu muhanda? Ngewe imbogamizi mbona cyane ni ababyeyi, kuko impamvu ari ababyeyi. Umubyeyi w'umumama yihugiyeho, umubyeyi w'umupapa yihugiyeho, ntabwo bakibona umwanya wo kuganiriza abana mu gihe batashye bavuye mu kazi cyangwa mu gihe baruhutse muri weekend, ngo bicaze abana muri rusange babaganirize. Rero kutababona kenshi cyane nk'ababyeyi bituma bafata indi mico y'ahandi, bagafata imico y'abakozi, bagafata imico y'abandi bo hanze, bigatuma abana babura uburere bw'ababyeyi bakajya mu muhanda. Rero ngewe numva icyifuzo cyanjye cyangwa n'icyifuzo umubyeyi wese yagira, nuko haboneka umwanya wo guhereza abana umwanya wo kuganira, mukaganira, mukamenya nk'ababyeyi, bakamenya ibibazo abana bafite, kuko buriya babazwa abana nubwo tutabaganiriza bagira ibibazo byinshi. Ati ni ibihe bibazo? Umwana birashoboka yuko arerwa n'umukozi, urumva yabuze uburere bw'umubyeyi, yabuze umubyeyi, umubyeyi arazinduka agenda akagaruka ijoro umwana yasinziriye. Rero ntago ari kubona nk'umubyeyi, abona umukozi. Umukozi nimba mwigishije gutukana, atora ya mico yo gutukana. Nimba mwigishije izindi ngeso, ni za ngeso nyine akuriramo. Ariko nk'ababyeyi
dufatanyije kurera mwokabyaramwe, mureke tuganirize abana bacu, bizatuma bagira uburere bwiza bwo kumva bakunze mu rugo iwabo ndetse bakunde n'ishuri. Nagerageje kuganira n'abana bamwe, urabona muri iyi karitsiye yacu dufitemo abana benshi, muri aka gasantere harimo abana benshi baba mu muhanda, barara mu muhanda. Hari abo twaganiriye benshi, umwe ugasanga arambwiye ati twe papa yaradutaye, mama nta kazi afite. Mbonereho gusaba abagabo, mugabo w'u Rwanda, mugabo ubyaranye n'umugore abana 5, uramusize muri ubu buzima bwa Kigali, niwe wakoraga akazi ukabatunga. Niba nawe hari icyo bashaka gukora ngakunganire, koko niba umugore wawe mudafitanye ubwumvikane yarakunaniye, urahitamo kumuta ute n'abana 5 wabyaye? Mugabo w'u Rwanda, ihangana ugira ubutwari bw'abagabo bo hambere, ihangana ugira ubutwari bwa basogokuru na basogokuruza bagumaga mu muryango. Ndumva ikibazo cy'abagabo basiga abana bagasiga abagore nacyo kiri mu bibazo bituma turushaho kugira ibibazo mu muryango. Wenda tuvuge ariko ntago ari abagabo gusa, n'abamama nabo uwo muco barawufite wo gusiga abana bakagenda. Rero ntago ari umuco mwiza. Ntekereza ko kera uko byagendaga wenda birashoboka yuko abagabo banagendaga pe, ariko nta mugabo wagendaga ngo ate abana, yarazaga akabakurikira n'ubundi. Ariko abandi baragenda bagahera iyo bagiye ntibibuke ko babyaye, kandi barabyaye babyara hungu na kobwa, ariko abo ngabo bakabatererana bakumva yuko wenda batekereza ko atari abana, wenda ari inyamaswa, ariko n'abana. Niyo mpamvu rero muri iki gihe tubona abana barabaye benshi mu muhanda. Rero turahwiturira cyane kugira ngo bagabo, babyeyi b'abadamu, mwite ku bana mwabyaye kugira ngo mubaganirize. Ikindi nanone, nimba akazi nibyo tugomba gushakira umuryango imibereho, ariko tukagira na ya masaha yo kubaganiriza, tukabereka ngo ikibi ikiza, kuko iyo waganirije umwana ukamuha umwanya abasha kumenya ngo mfite umubyeyi. Ariko iyo wamutereranya ukamuhereza umukozi, yibona nk'imfubyi. Mutwemerere rwose dufatanye, duhugura abana, tubigishe, tubereke icyiza cyabagirira umumaro, kikagira umumaro n'u Rwanda rw'ejo hazaza. Kuko twebwe turakuze, turi kubyina tuvamo, kandi abo tubyaye turi kureberera nibo bazadusimbura ejo hazaza. Yego, ukoze hasi unyibutsa ibuye, ni bimwe bavuga ngo iyo umuntu akomye urusyo akoma n'ingasire mu mugani nyarwanda. Uko tuvuga ngo abagabo bata ingo, n'abagore natwe barazita, bataye umuco. Reka tuvuge ko bataye umuco, barawutaye. Nta mubyeyi w'umunyarwanda washoboraga kwijishura umwana we ngo amute mu muhanda. Nta mubyeyi w'umunyarwanda washoboraga kwahukana ngo asige abana ku gasozi. Icyarangaga umubyeyi ni uguheka. Niyo yabaga ananiranywe n'umugabo, hari icyo bapfuye, yahekaga abana be akabajyana iwabo, wa mugabo akazajya kumucyura akurikiranye n'abana. None ubu umubyeyi w'umumama, umudamu, mugenzi wacu aragira gutya, agahaguruka agasiga abana akagenda. Ese abo bana usigiye papa wabo akajya ajya kubashakira ibyo kurya, abo bana bazasigarana nande mu rugo? Si hahandi ba bana tuzabasanga mu muhanda. Babyeyi, turifuza ko buri mubyeyi wese ukurikiye iki kiganiro yagira ubufasha atanga, yashyiramo imbamutima kugira ngo turusheho kunoza umuryango nyarwanda, tutarebye ku gihugu, tutarebye ku karere cyangwa ku murenge ngo tubiharire executive, ahubwo buri mubyeyi wese agira imbamutima zo kurera umwana. Twakomeje kwibanda ku babyeyi, no ku babyeyi b'abapapa no ku babyeyi b'abamama, ariko turebe no ku bana. Ese abana koko ntibajya bananirana? Icyo nacyo tukirebeho. Abana bananirana gute rero? Abana hari igihe bananirana bitewe na karitsiye batuyemo. Abana bagatora imico yo hanze, abana bagatora indi myifatire itari myiza. Ese ibyo byacika gute? Icya mbere cyabica ni ukubajyana mu ishuri bakabona uburere bw'ishuri. Icya kabiri ni ukubatoza kumvira ubuyobozi bw'aho batuye. Icya gatatu
ni ukubaganiriza yuko umwana ufite imico myiza agomba kumvira ababyeyi kandi nanone agakurikirana amasomo yo ku ishuri n'abayobozi babayobora. Ikindi nanone hari igihe umwana aba mubi cyangwa agafata imico mibi bitewe n'ibyo areba kuri social media cyangwa ku mateleviziyo. Ugasanga umwana aribanda ku mafilime y'imirwano, aribanda kuri ya mafilime y'urukozasoni, ugasanga umwana uko abireba niko agenda arushaho kugira umutima w'ubunyamaswa cyangwa udafite umuco nyarwanda. Ugasanga umwana arananiranye bitewe n'ibyo bintu byose yarebye. Rero ntekereza nk'ababyeyi nk'uko twavuze ngo tugomba gufata umwanya wo kuganiriza abana, tukabereka ibyo bagomba kureba mu myaka yabo, ku mafilime agomba kubigisha, akabigisha ku muco nyarwanda, akabigisha ku burere bwiza, akabigisha uko bagomba kugenda bakura mu byiciro byabo. Kuko hari amafilime badakwiye kureba nk'abana, bayareba akabangiriza mu bwonko, bigatuma bafata indi mico. Mureke dufate abana bacu tureberera kugira ngo tubigishe uko bagomba gukura kandi bagakura neza, natwe bakatugirira umumaro, bakagira umumaro n'umuco nyarwanda n'u Rwanda rwacu kandi muri rusange. Murakoze. Hari akandi kantu nshaka kuvugaho, uhereye ku bitambambuga ukajya mu bangavu no mu ngimbi ba none. Nibyo koko ababyeyi dufite uruhare rwo kurangarana abana. Koko niba ufite umwana w'umukobwa akajya gusura umusore muri geto, ugasanga amaze kuzenguruka geto zirenze 5 z'abasore, aho nacyo ni ikibazo. Biradusaba ko umubyeyi yagombye kureba yaba ingimbi umwana w'umusore, akamuganiriza, mwana wanjye ugiye he, akamutoza kumumenyesha aho agiye, ndetse n'amasaha yo gutaha. Umwana w'umukobwa ukumva ko 4, 5 niba atarataha nta kibazo. Babyeyi dufatanye, tuganire, turere abana b'igihugu, turere abana bacu, turushaho kunoza umuryango nyarwanda. Wari uvuze ngo abana b'ingimbi cyangwa abangavu, n'ubundi biragaruka kuri ba babyeyi babareberera. Kuko mu gihe utabonye umwanya wo kureberera wa mwana, byanga bikunda nimba wazaga yaryamye, icyo gihe aracyari mutoya, ariko namara kwigira hejuru uzajya utaha ahubwo usange nawe ntarataha, aze nyuma yawe. Ubwo rero urumva nyine fondasiyo ni ababyeyi. Bagomba kuganiriza abana uko umwana agenda akura, umuganiriza uko umwana agenda akura, umuganiriza. Nibyo bizamuha umuco mwiza wo kuba mu rugo kandi wo gutanga urugero rwiza. Wenda navuga dusubiye nanone ku bana waganirije cyangwa wasuye. Sinzi nimba harimo abo bangavu tuvuseho, nimba barimo. Ubona ese koko ubona urubyiruko rutarimo kugenda ruducika? Ruri kuducika kandi nirwo Rwanda rw'ejo. Mubona ni iki cyakorwa kugira ngo abo bana cyangwa abo bangavu bongere bagaruke ku rugero rushyitse? Kuko ntekereza ko abana ba kera, abangavu ba kera bari bafite umuco pe, bagenderaho umuco cyane, dukurikije wenda no ku ngero zacu, uburyo twarezwe, uburyo twakuze, ni ukuri twakuze ku rugero rushimishije. Niyo mpamvu natwe twakabaye dufata umuco twatojwe n'abo hambere, tukawuhereza abana cyangwa abangavu b'uyu munsi cyangwa abana bacu, kugira ngo nabo babashe kugera cyangwa gushyika cyangwa kurenzaho aho tugeze. Ndabyibuka neza cyane, ntabwo izi mbuga nkoranyambaga ntekereza ko zari gakeya, kuko mbitekereza njye nta nubwo nari nzi ngo bimeze bite, ariko pe wasangaga umwana 12 w'umukobwa yageze mu rugo. Ariko birababaje kuba ufite umwana w'umukobwa wowe ugataha 3, we akagusanga mu rugo 4. Ni iki twakora? Reka nkubwira kandi kantu. Igihe cyo hambere nta banyamasengesho babagaho. Mu gihe cyacu nta banyamasengesho bahoragaho ngo mve ngo umubyeyi ahora mu masengesho, mama yibera mu byumba by'amasengesho ntareba abana.
nibutse umudamu umwe uherutse kunganiriza. Umudamu yari umunyamasengesho cyane, batuye hariya Nyabugogo mu Gatsata, niho bari batuye hafi aho. umugabo w'uwo mudamu yahuye n'ikibazo, babyaranye nawe abana 5. yego, umunyamasengesho amuhanurira ko atari umugabo we, wa mumama atabana. si ibyo bintu nibyo? ntabwo ari byo, kuko ndibuka hari ijambo rivuga ngo igitambaro cyari gikingirije ahera cyatabutsemo 2 kugira ngo buri muntu wese yigerereye. Birashoboka ko baguhanurira, ariko nawe genzura urebe, ese koko nibyo? Ese umubyeyi mubyaranye abana 5 ni gute ataba uwawe? Hari akantu ngiye kukubwira mu mirerere yacu ya kera, nubwo abo banyamasengesho batabagaho, ariko jewe iwacu nabyirutse ari abakristo, bajya mu misa ku cyumweru, ariko buri mugoroba twagiraga isengesho ry'umuryango. Yego. Ese ubu ababyeyi begerana n'abana bagasenga byibura buri mugoroba na mu gitondo bagiye gutangira akazi ni banga? Biragaruka kuri cya kintu kivuga ngo ababyeyi babuze umwanya w'abana. Yego. Babura n'umwanya wo kwegera Imana. Nibyo pe. Bihugiyeho nyine bari gushaka ubutunzi bw'isi, ariko bakibagirwa umutungo Imana yabahaye, niko nabivuga. Kuko uwo mutungo Imana yabahaye abo bana babyaye n'umugisha wabo, n'umugisha kandi ugomba kubageza ahantu hose bifuza kugera. Rero tubareberere babyeyi bacu, mureke turebere abana Imana yaduhaye. Shariro, twaganiriye umbwira ikintu cyiza ku bintu bijyanye n'amafilime y'urukozasoni. Yego. Ndifuza ko twaganira ku bijyanye na filime z'urukozasoni mu rubyiruko, mu ngimbi, ndabona n'abangavu, ndabona uburyo hari ibibazo bitwugarije. Abana b'abakobwa bicuruza, urababona kenshi. Abasore b'abana beza b'abasore bacu ingimbi bishwe n'ibiyobyabwenge na ziriya filime z'urukozasoni. Ndagira ngo nabyo tubiganireho Shariro. Urakoze. Tubiganireho, ariko kandi n'abakunzi bacu badukurikiranye nabo bajye babasha kudufasha, kuko ibi bintu cyangwa izi ngingo 3 zimaze kwica abana b'urubyiruko bacu. Rero nge numva ababyeyi nk'inkunga yacu twabarinda izo filime. Izo filime tukazibarinda, tukabereka ububi bwazo, tukabereka icyo byangiriza ku bwonko, mbese tukazikumira izo filime ku bana bacu, tukazikumira pe, tukabereka filime bakwiye kureba izarizo. Ikindi nanone ku biyobyabwenge, ibiyobyabwenge ni ikintu gifasha intera mu rubyiruko rwacu. Ese byagenda gute kugira ngo ababyeyi dukumire cyangwa twigisha abana bacu kugira ngo tubone bagiye ku rugero rushyitse, twishimira, cyangwa umuryango nyarwanda nawo wishimira? Rero icya mbere navuze nongera kugarukaho ni ukubaganiriza, ukabereka ikibi cy'ibiyobyabwenge banywa cyangwa barya, ukabereka icyo byangiriza ku bwonko bwabo, ukabereka uburyo ubwonko bwabo cyangwa ubwenge bwabo buyoba kubera ibyo bintu banyweye cyangwa ibyo bintu batekereza umunsi ku munsi. Ikindi nanone ku bana cyangwa ku rubyiruko rufasha intera mu busambanyi. Ese babyeyi niki twakora kugira ngo abo bana cyangwa urwo rubyiruko rugabanye cyangwa mbese bicike? Kuko abana bacu barangiritse. Usanga umwana w'imyaka 18 ugasanga saa 4 z'ijoro ari ku muhanda yambaye akantu kagera ahangaha, ugasanga arateze, wamubaza ati kuri ku muhanda uri mu biki, ngo naje mu kazi. Ukibaza akazi yaje muri akahe? Yaje kwigurisha, yaje mu kazi ko gushaka abagabo. Ni ukubigisha, ukabereka uko umwari agomba kwitwara, uko umwari agomba kwifata, ukamwigisha. Nyamara inama z'umubyeyi zirakeneye kuri uwo mwana, zirakenewe kugira ngo umuganirize, kandi icyo wamuganirije mu bwonko aracyumva akagitekerezaho, nubwo atahita agishyira mu bikorwa uwo munsi, ariko ejo agishyira mu bikorwa. Dushaka umwanya rero, dushaka umwanya uhagije ku bana bacu. Ngewe ikindi nakongeraho nsaba abakurikiye Ikamba Rwanda Show, yego, ku bijyanye
n'uburyo abana b'abakobwa bicuruza byo biranagayitse cyane, byafashe indi ntera. Umubyeyi nyamubyeyi uwo ari wese njye namusaba ko nabona umwana ku muhanda udakwijije imyaka agomba kubimenyesha ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda. Uwo mwana bashobora kumujyana bakamugorora, uwo mwana bashobora kuza kumufata bakamukura ku muhanda, ndetse bashobora no kumenya umuryango aturukamo bakabimenyesha ababyeyi, hakaba hari ikintu byamarira igihugu cyacu. uko utavuze ku tubari tubakira Aha ako twari tukibagiwe yego utubari tubakira rwose mwokabyaranye twese abana ni abacu ntago wareberera uwo wabyaye gusa n'uwawe n'uwanjye n'uw'abandi bose tugomba kubareberera. Rero ntago bikwiriye yuko utubari twakira abana b'abakobwa bakiri batoya mwokabyara ugasanga umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ari kumwe n'umusaza w'imyaka 80 cyangwa ari kumwe n'uw'imyaka 60. Ibyo bintu biragayitse pe. Rero ngiye ikintu nakwifuza ko ubwo bubari nabwo bugira indangagaciro y'Abanyarwanda, bakareba abo bakira nimba bikwiriye koko ko babakira ndetse n'abo bakoresha. Yego nabo bakoresha nabyo byadufasha kuba abana bacu cyangwa urubyiruko rwacu rwajya ku murongo rukamenya indangagaciro yabo. Yego bakunzi bakurikiye Ikamba Rwanda ni show, uyu mutumirwa wacu Charlotte atugira inama nyinshi. Reka Charlotte, reka ngusabe niba hari indi nama watugira uyibwire bakunzi b'Ikamba Rwanda ni show unabasezera. Murakoze cyane kandi nabakunze inshuti zacu banyarwandakazi, ni ukuri Imana ibaha umugisha kubw'uyu mwanya muba mufashe wo kudukurikirana, kandi ni ukuri ndabizi neza yuko izi nama zacu hari aho zizagera zizafata indi ntera, tukarushaho kugira Abanyarwanda beza, tukarushaho kugira Abanyarwanda bafite indangagaciro yabo, tukagira Abanyarwanda bafite umurongo mwiza, ndetse n'igihugu cyacu kikarushaho gutera imbere bitewe n'inama zacu. Rero babyeyi, ndavuga ku babyeyi b'aba papa, nkavuga ku babyeyi b'aba mama, mureke abana bacu tubigishe, tubashakira umwanya kandi tubereke imirongo mizima yatuma bakura neza bakazagirira igihugu umumaro. Rero mukomeze mudukurikirane, tuzabagezaho byinshi byiza kandi namwe ndabizi tuzafatanya. Ndetse icyo nabasaba ni ugukora subscribe, ugakora comment, ugakora na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Murakoze cyane. Ikiganiro ni Urinde Mubyeyi. Bakunzi b'Ikamba Rwanda ni show, nanjye nkomeje kubashimira. Charlotte ashimiye Abanyarwanda badukurikiye, nanjye mwese ndabashimiye n'abari hanze y'u Rwanda mudukurikirana. Ikiganiro cyacu nakagaruka, murakoze. Ciao ciao.